munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa 10 2025. Isezerano ryawe n'Imana cyangwa se umugambi mugari Imana ifite ku buzima bwawe. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Nehemiya ibice byaho ni bitandatu. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho tugeze kuri 4, dusimbuke dusome n'umurongo waho wa 9. Biravuze ngo bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Unu, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye sinabasha kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo 4, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5, aricyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze. Rwari rwanditswe ngo mu mahanga hari impuha, kandi na Geshemu arabivuga yuko wowe n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo arashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo muha zivuga, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu, ngo mu Buyuda harimo umwami. None ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatenebuka, umurimo ntukorwe. 10 haravuze ngo ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Amen. Mana ishimwe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari, kandi isezerano Imana ifite cyangwa se Imana yagusezeranije ku buzima bwawe ni mwiza cyangwa se ni ryiza, kandi Imana yiteguye gusohoza ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ku magambo ya Nehemiya. Nehemiya ngo yafashe umwanzuro avuga ngo reka nubake inkike. Hanyuma ngo ariko habamo abagabo 3, Sanibalati, Tobiya ndetse na Geshemu ndetse n'umuhoromani, ngo bashakaga kumurwanya kugira ngo atazubaka. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo barangije bamutumaho ngo kugira ngo amanuke ajye guhura nabo. Imana ishimwe. Kugira ngo amanuke ajye guhura nabo bagambane cyangwa se bamugambanire, kugira ngo umurimo w'Imana mwiza udehe cyangwa se umurimo w'Imana utagenda neza. Ariko ngo Nehemiya arabahakanira babwira ngo nta mpamvu n'imwe ihari yatuma amanuka ngo nze mbasange, kubera ko jyewe nkomeje umurimo mwiza wo kubaka zino nkike. Nehemiya ngo akora ikintu gikomeye, ngo arabanza yica ibyuho ngo abanzi bamureberagamo. Kuri iyi tariki ya 10 Imana ibanze kwicira ibyuho abanzi bakureberagamo. Imana ishimwe. Umva ubuhanuzi bwawe, Imana ikwicira ibyuho abantu bakureberagamo. Imana ikwicira ibyuho abantu Imana ibanze kwicira ibyo byuho. Imana ishimwe. Ngo bongera kumutumaho Sanibalati, ngongera kumutumaho bwa 5. Hanyuma ngo amaze kumutumaho ngo aramubwira ngo noneho ngo habayeho impuha zo kugira ngo bagusebye bagende bavuga ko ushaka kwishingira ubwami bwawe. Ngo ariko arangije amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo ibyo nta byabaye, nta n'umuntu urimo urabivuga, ahubwo ni wowe ubwawe wabyihimbiye kugira ngo urebe ko umurimo w'Imana wajyaho umugayo cyangwa se umurimo w'Imana ukadeha. Ariko asenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Uwiteka, urabona abantu barimo barandwanya, barampiga, barangambanira, ariko unkomereze amaboko. Umva rero ikintu kirimo hano. Sanibalati na Tobiya na Geshemu ndetse n'umuhoromani nta wundi mugambi bari bafite
wari uwo kugira ngo bamusebye, wari uwo kugira ngo umurimo w'Imana udakorwa, wari uwo kugira ngo bamuce intege bamucogoze, wari uwo kugira ngo umugambi w'Imana utazasohora. Ariko umva nkubwire isezerano wagiranye n'Imana, abantu bazarirwanya ariko ntabwo bazarinesha, abantu bazaguhiga ariko ntacyo bazagutwara, kubera isezerano Imana yagiranye nawe. Imana irinze isezerano yagiranye nawe. Numva itangazo nguhaye, nimba uzi ko wavuganye n'Imana, ndabizi neza abadayimoni ndetse n'abatakwifuriza ibyiza bazaguhiga ndetse bazanakurwanya, ndetse hari n'abadayimoni baza bongorera umuntu mu matwi bamwumvisha yuko iby'Imana yavuze bitazasohora. Ibyo hari abadayimoni baza bakongorera bakumwaza, ndetse uzarebe iyo uhuye n'akantu gatoya baza bakubwira ngo siwe wabona, ngo urabona ngo iby'Imana yakubwiye hari inzira zihari zaho bizanyura. Ni abadayimoni bakwereka ko iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe bitazigera bisohora, ariko uyu munsi wawe ijambo ry'ihumure rikubwira ngo nubwo uca muri ibyo bigeragezo, nubwo uca muri izo ntambara, iby'Imana yavuganye nawe Imana izabisoresha kwiyubahisha. Umva ikimenyetso cya mbere gihari, iby'Imana yakunyujijemo byari bikomeye, Imana yabikunyujijemo ubinyuramo neza. Bibiliya iravuga ngo ikitwereka ko Imana itwemera nuko itajya yemerera abanzi bacu bavugiriza impundu kunesha. Humura nubwo uhura n'izo ntambara, ziresabone mayifone konti before yakita, iragira ngo ube umuntu ukomeye mu gihe kizaza. Iyi Imana ishaka kugira umuntu udasanzwe, ikunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabe umuntu udasanzwe. Umva ikintu nguhaye itangazo, uhumure iby'Imana yavuze kuri wowe. Abadayimoni bazakirwanya ndetse n'abagome bazabirwanya, ariko ntabwo bazakoraho icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ibahereza umugisha. Abadayimoni barahari bongorera abantu bababwira ngo iby'Imana yavuze erega ntabwo bizasohora. Igihari akwereka, Satani akwereka iby'Imana itarakora. Wanyumvise? Ntakwereka ibyo yakoze. Rero nawe ujye usubiza amaso inyuma urebe ibyo wanyuze mu buryo wabinyuranyemo n'Imana. Ubwire Satani, umubwire ngo Imana nyifitiye icyizere ko n'ibyo itarakora izabikora. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubane namwe, muhumure iby'Imana yavuze bizasohora. Yesu abahereza umugisha.